Haleluya. Turashimira Yesu Kristo, ndashimira umwami w'abami wabanye natwe akaturinda igihe cyose tumaze muri ubu buzima. Tugejeje kuri uyu mugoroba turi bazima, izina ryiwe nirihimbazwe. Hanyuma uyu munsi twifuje kubagezaho ubuhamya bujyanye n'ubuzima bwanjye. Inshuti zanjye mwese tubana kuri IBTV Rwanda, ndabararika kugira ngo muze tubane muri uyu mwanya w'ubuhamya. Nifuje kubasangiza imirimo y'Imana, nifuje kubabwira imbaraga z'Imana. Imana yabanye nanjye kuva ndi umwana kugeza kuri uyu munsi. Ndashimira iyera, ntabwo yigeze intererana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mbere yo kubanza kubivuga cyangwa se kugira ikindi cyose dukora, katubanze twiragiza Imana kuko ariyo rurema, kuko ariyo mugenga wa byose. Mana, turagushimye. Mana, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye ko tutarabaho wowe wari utuzi ko tuzabaho. Turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Warakoze ku bwa byose wakoze ku buzima bwacu. Warakoze ku mugambi mwiza ufitiye ubuzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Natwe ntacyo twabona tukwitura, ntacyo twabona tukuvuga, keretse kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza, tukabwira abantu ibyo ukora, tukabwira abantu kuri nyembaraga, tukabwira abantu kuri nyamaboko. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wagize neza mwami Imana. Hari ibyo wakoze twabonye, hari ibyo wakoze tutabonesheje amaso, ariko bishyika ku buzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami. Umuririmbyi yaravuze ngo hari ibyo ukora tutarasenga. Natwe hari ibyo twabonye wakoze tutarasenga. N'ubu hari icyo ukoze. Izina ryawe nirishimwe. Mana, warakoze kuduha uyu murongo mugari wo kuvugiraho ibyawe. Warakoze kubana natwe. Icyubahiro ni icyawe. Abaduteze amatwi n'abaduteze amaso tubasabiye umugisha. Reka umugisha wawe ubabeho. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami Imana. Haleluya. Ushimwe Mana, waraturinze amakuba n'ibyago. Abandi benshi barapfuye, twebwe uraturinda. Ushimwe Mana, waraturinze amakuba n'ibyago. Abandi benshi barapfuye, twebwe uraturinda. Mana ishimwe. Twibutse imirimo y'Imana. Nibutse ukuboko kw'Imana ukuntu kwabanye nanjye. Mana yagiye indinda ibintu byinshi. Imana yagiye indinda impfu nyinshi nzirebesha amaso yanjye. Uwiteka we uhimbazwe. N'ubu nijye ugarutse kugushima. Imana yabanye nanjye. Imana yabanye nanjye ku buryo ntabasha gusobanura. Imirimo y'Imana yabaye migari ku buzima bwanjye. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nifuje kubagezaho ubuhamya bwanjye. Abantu benshi, harimo ababizi, hari n'abatabizi, ariko kubera ko mumaze kuba benshi munkurikirana, ndanabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nifuje ko munkurikirana muzi aho Imana yamvanye, muzi ibyo Imana yankoreye.
ndashimira Imana rero, ndashimira Imana yampaye uyu mwanya, Imana ikangirira neza, ikampa aho nshobora kuvugira imirimo yayo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana yarandinze, umunsi umwe ndabyibuka sinshobora kubyibagirwa, navuye mu rugo iwanjye ngiye ku murimo w'Imana, ngeze mu nzira hafi gato cyane rwose ndi hafi yo mu rugo, nkora impanuka ikomeye cyane, ariko aho hantu nahabonye ukuboko kw'Imana kudasanzwe. Fuso yamanutse ruguru yanjye, murabizi uko fuso ingana, ntabwo ari imodoka ntoya rwose. Imanuka ruguru yanjye, iza ndimo nyirebesha amaso yanjye, iza nyireba, iza ndi kumwe n'umutware wanjye turimo tujya ku murimo w'Imana. Hanyuma we yari ari imbere yanjye, njyewe ndi inyuma, ariko kubera ko Imana yari yagennye ko ari njyewe imirimo yayo igomba gukorerwaho, ni njye byabayeho. Hanyuma iyo fuso yaraje, retroviseri yayo irankubita mu gatuza, hanyuma nitura hasi kandi ngwa ngaramye mu muhanda. Fuso nkaho yanciye hejuru ngo ice ku mutwe, ahubwo Imana yo mu ijuru iritambika. Imana yacu ijya yitambika rwose, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri nabibonye, ni kenshi nabibonye ko Imana ijya yitambika. Iyo hari iki kikubikiye ugomba gukora kuri iyi si, yemera ko bikugeraho ariko ikitambika kugira ngo ubuzima bwawe burokore, uzabwire abantu imirimo n'ibitangaza yakoze. Imana yaritambitse, aba ari ijya munsi y'iyo kamyo, hanyuma njyewe kamyo iraza inca hejuru, ica hejuru y'ukuguru kwanjye. Murabizi neza amapine bifite ukuntu aremereye, amapine yayo burya angana, ayo mapine yose yaciye hejuru y'ukuguru. Ariko Imana kuko ari nziza, kuko yabonaga ko nanone nzakomeza gukora umurimo wayo, ukuguru kumwe kuba kurahinnye, ukundi kurambuye mu muhanda bari kwica hejuru. Ndashimira Imana y'amahoro ko yitambitse aho ngaho, amaguru yanjye yose ntagongwe. Uba hari wenda ntago mba meze nk'uko meze uku nguku. Hanyuma ndashimira Imana yarinze umutwe wanjye kwangirika, kuko ngwa gutyo naguye ngaramye, kandi ngwira igisima ahantu muri bordire, ngwa hejuru y'icyo gisima, umutwe wanjye ukubita kuri iyo sima. Imana yo mu ijuru irawurinda, nta kintu umutwe wanjye wabaye. Nubwo tuva aho ngaho wenda bakekaga ko nshobora kuba nangiritse mu mutwe, ariko nariyumvaga ko mu mutwe ndi muzima. Ukuguru ko kurangirika cyane cyane cyane, wumve ngo cyane cyane bishoboka rwose, kurangirika ahandi na muganga yaje abona ko nta kindi gisubizo keretse kuguca. Nabonaga wenda aricyo gishobora kumfasha, ariko kuko Imana itari bwemere yuko nzakora umurimo wayo ngendesha akaguru kamwe, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Yaritambitse rwose. Mana ndagushima, n'ubu nzakomeza ngushime. Mana yabanye nanjye aho hantu nari ngongewe, bahangongeye mfite umwana w'uruhinja, ndetse nari mfite abana b'inkurikirane rwose, bose ari impinja. Ariko Imana yo mu ijuru ntago yemeye ko abana banjye babaho nabi, ntago yemeye ko abana banjye bapfa, ntago yemeye ko abana banjye barwara bwake. Imana yandindiye abana ku rwego rutangaje. Imana yangiriye neza uwo munsi sinshaka kuwibagirwa, kubera yuko abantu bose baravuze bati wa mama arapfuye. Ariko icyo nshimira Imana cyane ni uko uwavugaga wese yavugaga ngo wa mama usenga arapfuye. Icyo nacyo ndagishimira Imana cyane, kubera ko wenda iyo mba ndi nk'umusinzi cyangwa se mfite ibindi bikorwa bibi nzwiho, uwo munsi nibyo byari bube bivugwa. Ariko ndashima Imana yampaye ubuhamya bwiza,
ahantu mu muhanda aho imodoka yari ingongeye. Hanyuma rero kubera ko hari icyo Imana yari yaravuganye nanjye, njyewe aho nari ndyamye nagize umubabaro cyane, nagize umubabaro ukabije, nagize umubabaro munini cyane, mbabazwa n'uburyo mbaye, mbabazwa n'umwana wanjye, mbabazwa n'urwo ruhinja nonsaga. Ndarira, nawe urabyumva nyine, ndarira amarira menshi, ariko ndashimira Imana ko uwo munsi yampaye ijwi ryo kumpumuriza, kandi riturutse ahantu hagayitse rwose, aho twebwe tureba nk'abana b'abantu tugasuzugura, ariko yaraje arambaza ngo nawe urarize nk'abapagani, ngo ubwo se ngibyemera ukangirika n'isura, wari bube uri kuvuga iki kugeza aya masaha? None irakubabariye, mu isura nta kintu ubaye, umutwe wawe ni muzima, ukuguru niyo kwacika uzakomeza ubeho. Ndashimira Imana yakoresheje uwo murwayi, yatumye umutima wanjye wongera kugaruka, numva ndahumurijwe, numva asubijwemo intege mu bugingo, numva nyine sinzi ukuntu niyumvishe muri njyewe, kubera yuko nari namaze kumva ko ari Uwiteka untumyeho, kandi kubera ko yari yaravuganye nanjye ko andinze, nahise mvuga ngo Mana umbabarire kuba nari nacitse intege nk'umuntu, ndagushimye ko wongeye kumpumuriza, ngaho ugendane nanjye muri uru rugendo rw'uburwayi ngiyemo. Njyewe ku bwanjye hari ukuntu numvaga amajwi muri njyewe anyumvisha ko ndi bupfe, ndetse nkanabibonesha amaso yanjye, ariko nageze kwa muganga mbwira Imana ngo Mana ni wowe wabyemeye ko biba, kubera ko namenye neza ko ijya yemera ko byose bitugeraho ariko ikaturindira muri byo. Naravuze ngo ubwo wemeye komera gutya ubane nanjye, operasiyo abaganga bari bukore ubane nanjye. Imana yangiriye neza, ubwo abandi bageraga CHK wenda ukabona bisa n'ibitinzemo cyane, njyewe ibyanjye ntabwo byatinze, kubera ko marayika yaraje arambwira ngo ngufashe ukuboko ntutinye. Bahise banjyana muri salle dope mu gitondo cyaho, barambaga. Operasiyo ya mbere igenda neza, ariko biba ngombwa ko bazongera bagakora indi ya kabiri kugira ngo bamfashe, kuko ukuguru kwanjye kwari kwangiritse cyane. Iyo ya kabiri rero niho nanone nongeye kubonera ukuboko kw'Imana cyane. Abantu babizi, greffage ni ikintu kigorana, n'abaganga benshi baba babizi. Ajya kubikora nawe ubwo ukabona asa n'ufitemo ubwoba, cyangwa se arimo arasenga cyane ngo Imana izamufashe bigende neza. Ariko ndabyibuka dogiteri wambaze yarambwiye, arabanje arandeba arambaza ngo ko ufite kwizera kwinshi. Navuga nti impamvu ufite kwizera, afite Imana. Mfite Imana yemeye ko ibingibi bingeraho, iri kumwe nanjye. Arambaza ngo ese urizera ko ibi bintu tugiye gukora bizagira resulta nziza ko bijya bigorana ubundi? Ati njyewe ku bwanjye nka dogiteri ndabyizeye, ariko nawe numfasha tukazamura kwizera, nzi ko Imana izadushyigikira. Ndamushimira dogiteri, Imana wo mu ijuru izamuha umugisha mwinshi. Hanyuma naramubwiye nti njye mfite kwizera cyane, kubera ko Imana yavuganye nanjye rwose ndabyizeye. Ubwo nahise njya muri operasiyo yindi ya kabiri, nyine barambaga, byasabaga gukura umubiri hamwe bakawutera ahandi. Ni ibintu bijya bigorana, ndetse n'uburyo bwo kubona ibikoresho byagombaga kubikora nabyo byari bigoranye, kuko
ubwo aho nari kumwe n'umutware wanjye, niwe wambagaho amanywa nijoro. Mu rugo hari hasigaye umukozi n'izo mpinja ebyiri. Byari ibintu bigoye, ariko kubera ko Imana yari iri kumwe nanjye, ntabwo yari bwemere ko meranwa n'agahinda. Imana yakoresheje abakozi bayo, Imana yakoresheje inshuti mu buzima ntashobora kwibagirwa. Imana yakoresheje abantu. Nta munsi nigeze ngira irungu kwa muganga, nta munsi nigeze ngira umubabaro. Naho nagiraga gato nkagira ikibazo cy'umubabaro kubera nari kumwe n'uruhinja nagombaga kuba ndi konsa, nagiraga inshuti zimba hafi zikampumuriza, zikambwira komera tukuri hafi. Imana wo mu ijuru ibaha umugisha. Nagize korali ndirimbamo, sinshobora kuyibagirwa. Yambereye umuryango ukomeye cyane, kuko iminsi yose nabaye kwa muganga narababonye. Ku manywa na nijoro babaga bahari. Hari abaretse n'imirimo bakoraga ku bwanjye. Imana wo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Hari abamama bemeye kubana nanjye, bababaranye nanjye. Ntago najya kutondora amazina ngo mvuge izina rya buri muntu, ariko buri muntu nawe ubizi turi kumwe se yashika kwa muganga arabizi. Imana izabaho umugisha mwinshi. Ntago njya nibagirwa ineza mwangiriye. Ntago njya nibagirwa ko ukwezi kose namaze kwa muganga ntigeze nkaraba amazi akonje. Nta nubwo nzibagirwa ko ntigeze mbaho nabi. Nabonye imbuto, nabonye amata, nabonye amafaranga biturutse kuri mwebwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi Imana wo mu ijuru iyo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ijya ibaha umugisha. Hari abantu bahabaye n'abaganga bakaba bazi ko ari bakuru banjye cyangwa ari barumuna banjye. Mbasabiye umugisha utagabanyije. Nubwo mu isi dushobora guhura n'ibigoranye, hakabaho ko umuntu ashobora kuba atari kumwe n'undi cyangwa se batari hafi, ariko mpora nibuka ineza mwangiriye. Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha itorero ryanjye ryaransuye, ryambaye hafi. Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha ababyeyi banjye baransengeye cyane. Mama wanjye Imana imuha umugisha mwinshi, kandi mwifurije kuzajya mu ijuru, ko niwo mugisha uruta iyindi. Abavandimwe banjye umunsi ku munsi bambaga hafi. Imana wo mu ijuru ibaha umugisha. Umutware wanjye simfite uburyo namuvuga, we zari inshingano ze, ariko zarenze kuba inshingano, noneho bihinduka ibindi. Ariko Imana wo mu ijuru imuha umugisha, kandi nawe mwifurije kuzajya mu ijuru. Hanyuma ubwo iyo operasiyo ya kabiri nababwiraga niyo yari igoye cyane, kuko niyo operasiyo bankoreye. Bigezemo hagati mbura amaraso, kandi dogiteri yari yayitangiye ataneye serumu. Murabizi ibyo bintu ukuntu bigenda. Mbura amaraso bituma njya muri koma. Niho bahamagariye umugabo wanjye ansange muri sale dope, azanire ji iri konsantere cyane kugira ngo byibura barebe ko hari icyagaruka. Imana yakomeje kubana nanjye. Naho nagendaga ndi kubyumva, numvise akantu kameze nk'umuyaga mwinshi uhushye cyane. Numva ngize ibitotsi byinshi biteye ubwoba. Mbwira Imana ngo Mana, bwa mbere barambaze urandokora mba muzima. Barambaze bwa kabiri ndi kumva urupfu runsatiriye. Numvaga ndiho ngenda. Mbwira Imana ngo rero Mana, ngirira neza mbashe kuva muri iyo operasiyo, nsohoka aha hantu ndi muzima, ndashima izina ryawe. Byaragoranye kuko ninjiyemo mu gitondo 2:00, nsohokamo hafi 5:00 z'ijoro. Byari bigoye cyane cyane cyane, ariko naho Imana yabanye nanjye. Nsohokamo ndi muzima, nsanga abavandimwe bihebye bagize ubwoba,
ariko Imana yo ntiyigeze indeka, ngo iba iri ahantu runaka aho yari iri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera. Hari igihe ijya yicecekera rwose, hari igihe igiceceka ariko iba ihari. Imana rero ishimwe. Aho narahasohotse narwo rwari urundi rugamba, njya mu bitaro bisanzwe nsigarana ikibazo cyangwa se ikizami kivuga ngo ya greffage bakoze ngira amahirwe izatanga rezilita nzima, kuko hari abo twari kumwe bayikoreye ku munsi wo kureba uko bimeze basanga ntabwo byigeze bifata, kandi iyo bidafashe birongera nanone ugasubira muri operasiyo. Rero njyewe nashimye Imana, namaze ibyumweru 2 mbimarana n'igipfuko kandi mpfutse ukuguru kose guhera mu itako kugeza hasi ku kirenge. Murumva byari ibintu bikomeye. Aho naho Uwiteka yabanye nanjye bimara ibyumweru 2. Nyuma y'ibyumweru 2 dogiteri yagombaga kuza kureba nimba hari icyo byatanze kizima. Dogiteri yaraje arareba, nawe ubwe yahise avuga aleluya, arimo gukora ibyo bintu, arimo kubifungura, arimo abireba. Urumva ahantu hamaze ibyumweru 2 hapfutse haba hanuka, ariko Uwiteka ntago yinubiye uwo munuko. Izina rye nirihimbazwe. Hari aho byageraga nkavuga ngo Semana sinjye ndi kunukisha sare yose, ariko nsanga buri umwe wese, kugeza ubwo nahamagaye dogiteri ndavuga dogiteri mfasha, njyewe ndabyumva ibi bintu biri kunuka. Numvaga ibyo aribyo byose umubiri wanjye waraboze, ariyo mpamvu uri kunuka. Arambwira bibaho, iyo bifunze gutya biranuka. Ariko ndashimira Imana ko muri uwo mubabaro mwinshi Uwiteka yakuyemo ikintu cy'igitangaza. Ndashimira Imana ko babifunguye uwo munsi bagasanga njyewe byarafashe. Hasigaye aho gukuramo indodo, hasigaye aho gutegereza indodo zigafata neza. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ni ukuri ntago nabona ukuntu mbivuga. Ubwo ngubwo ibyo byose birangiye, hasigayeho urugamba rwo kwiga kugenda. Hasigaye urugamba rwo kwiga kugenda. Iminsi nari imaze naje gutangira kubyibuha, kubasha kugendera ku mbago ntabishobora. N'umuganga uwo ari we wese yabaga afite ikibazo cy'uburyo nzagendera ku mbago, ariko ndashimira Imana itareba nk'abantu. Imbago narazibashije. Nabanje kwiga kugendera ku kantu k'akuma. Hari abantu bakazi wenda bajya bajya sehashika, hari akuma baguhereza ugasa n'ugenda utambukiraho, ariko ako konyine ntago kari gahagije. Byasabaga ko ngomba no gufata imbago nkagendana nazo. Izo mbago rero nabashije kuzigenderamo. Imana iramfasha, mbona birakunze. Hanyuma nyuma yo kugendera ku mbago mbona mbashije noneho gutambuka, ariko bitarafata neza. Ubwo nari nyambaye sima, noneho hazaho urugamba rwo gutaha nkajya mu rugo. Nari mfite ikibazo cy'impinja nasize mu rugo. Umwana wonkaga akiri uruhinja akeneye konka. Nageze mu rugo mbona ukuboko kw'Imana. Imana yabanye n'umwana nari mfite wamfashaga akazi ko mu rugo. Yari yarambwiye ngo genda tuzagusengera ukire, ariko ntugire ikibazo cyo guhangayikira abana, nzabarera nk'aho ari abanjye. Uwo mwana Imana yo mu ijuru izamwiture ibyo yankoreye, kuko ikintu yakoze hari n'igihe umuvandimwe wawe atagikora. Kurera abana 2 bose ari impinja, uterura umwe ugaheka undi, byari bigoye.
ari kumwe nabo bonyine ari batatu mu nzu, byari bigoranye. Ariko uwo mwana ahari, Imana izamuha umugisha mwinshi, Imana izamukorere nk'ibyo yankoreye, ndetse ibikube inshuro nyinshi cyane, kuko yabikoranye umutima ukunze, yabikoze nk'aho ari ibye, yabikoze nk'aho ari we byabayeho. Imana izamuha umugisha mwinshi. Hanyuma naratashye ngera mu rugo, abana banjye baranyanga, kuko nari naravuye mu rugo bazi ko ndi muzima, bari bazi mami nk'umuntu usanzwe ari muzima. Narinje narabyibushye noneho cyane, narinje mfite isima, narinje ngendera ku mbago, nabasha no kuzigendamo neza. Abana bambonye baranyanga, ntihagire n'utunguka mu cyumba ndyamyemo. Ngira umubabaro ukomeye kugeza ku rwego narwaye igifu kandi ntarakirwaraga. Ntangira kuryama, nk'uwo wonkaga nkashaka kumwonsa basi ngo ndebe ko byakunda yakongera kunyiyumvamo, biranga. Abana bajye babona ndyamye mu cyumba ntihagire uhinjira, naba ndi muri salo bakaguma hanze. Murabyumva nk'ababyeyi, ibyo byo birababaza rwose. Ariko Imana yarongeye ingarurira umunezero wanjye n'abana. Mbona ndongeye, abana barankunze, abana bakajya baza bakandeba bakambwira ngo nta gakweto nambaye. Imana yo mu ijuru yagize neza. Hanyuma rero nyuma ni birebire cyane, ntabwo nagenda mbivuga byose uko byagiye biba etape par etape. Naho nageze mu rugo nakomeje kubana n'abavandimwe, inshuti zanjye zakomeje kunsura, inshuti zanjye zakomeje kubana nanjye. Ahantu nabaga abaturanyi baransuye, abavandimwe bangezeho, ntangira kwiga kugenda. Rero noneho ntangira kwiga kugenda mu mbago nkavunika. Abantu bashobora kuba bazi ukuntu imbago zibabaza, none iyo uri umuntu munini zirakubabaza rwose, ziranakunanira, biranagorana. Njyewe nari mfite ubwoba ko ntazakira, kubera ko ibiro byariyongereye, nkumva igufwa ryanjye nshobora kuzariremerera ntirihafate. Nakomeje kuba ndi mu rugo mfite n'iyo sima, mbwira Imana ngo Mana, ni wowe wemeye komera gutya, ndagusabye ngo unkize, kuko n'ubundi wavuganye nanjye kuzankiza. Hanyuma kandi ninjya muri control, uzamfashe nzasanga amagufwa yanjye yarafatanye, nongere gutambuka, nzagushima. Nagiye muri control bwa mbere nizeye ko byarangiye, ngenda ntwaye inkweto. Uba ufite ifemba rikomeye ryo kwambara inkweto, uba wumva wishimiye kubona ukuguru kwawe nta kindi kintu gifasheho cyangwa se urugingo rwawe. Hanyuma ngeze kwa muganga basanga igufwa ryanjye ntirirafatana neza, barambwira ngo nimbe nihanganye bizaza. Nakomeje kwihangana no gusenga, mbwira Imana ngo ndarambiwe kugendera ku mbago. Abaririmbyi barabizi, hari igihe naje ku rusengero ngenda mu mbago, numvaga nkumbuye kuririmba, kuko kuririmba nicyo kintu cyandokoye. Niyo mpamvu ubuzima bwanjye bwose nanjye nzaririmbira Imana, kubera ko hari ibanga mfitanye no kuririmba. Hari ikintu byamfashije cyane, niyo mpamvu navuze ngo niyo naba ndi mu mbago nzaririmba, kubera yuko n'ukuguru kwanjye kukimeze nabi nararirimbaga, cyangwa se niyo kuba kwaracitse nari bukomeze nkaririmba. Imana rero yagiye ibana nanjye, Imana yagiye imfasha muri icyo gihe cyose, Imana yagiye indinda. Hagera igihe cyo gusubira muri control bwa kabiri, ngezeyo nsanga noneho byagenze neza, Imana ishimwe. Mbasha noneho kugendesha amaguru yanjye,
mbasha gutambuka, yego ngenda nabi ariko bigakunda. Ubu kugeza kuri iyi saha ndashima Imana y'amahoro ko nsigaye mbasha kugenda, nubwo bitaraba neza nk'uko mbyifuza, kuko hari urugendo ntashobora gukora, hari aho ntabasha kugenda n'amaguru yanjye, ariko ndashimira Imana ko turamutse duhuye ntabikubwiye ntiwamenya ibyo ari byo. Ndashimira Imana yampaye umubiri igatuma, hari ukuntu abarokore tujya tubivuga ngo ni ukwica iperereza. Imana hari ukuntu yabigenje neza, impa umubiri utuma utamenya ko wenda ari ubumuga ngewe mfite, ahubwo ukagira ngo wenda niyo migendere yanjye cyangwa iki, ikanyigisha kwambara neza ku buryo buri muntu wese azajya abona akabona ko nambaye neza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Rero numvaga nshaka kubabwira imirimo y'Imana ku bwanjye, numvaga nshaka kubagezaho ubwo buhamya. Ubu ni bumwe mu buhamya bwanjye bwagiye buranga ubuzima bwanjye. Hari n'ubundi bwinshi nzagenda mbagezaho, ariko aho numvaga nshaka kubwira abantu imirimo y'Imana. Imana yagiye iturinda, ikaba iturinze no kugeza kuri uyu munsi. Si uko tutagenda aho izo modoka ziri cyangwa se aho zakatugongeye, ariko Imana ishimwe ko yemeye ko ubu tuba turi bazima, niyo iturinda mu muhanda tugenda. Hari indirimbo mfite ibivuga ngo iturinda tugenda mu muhanda, ikaturinda turyamye nijoro. Iyo ngiyo niyo guhabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Murakoze, Imana ibaha umugisha mwinshi abari bankurikiye, ndabashimiye cyane. Mbashimiye urukundo murimo gukomeza kungaragariza, mbashimiye ukuntu muri kunyereka ko muri gukurikirana ibyo ndi gukora. Abantu bari mu Rwanda, Imana ibaha umugisha. Abantu bari muri Canada, Imana ibaha umugisha. Abantu bari muri Australia, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. I Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, mbasabiye umugisha utagabanyije. Umuntu wese uzumva ubu buhamya akumva nawe hari imirimo y'Imana afite ashobora kudusangiza, ni karibu azaza abwira abantu b'Imana imirimo yayo. IBTV Rwanda tugira iteraniro saa 10 zuzuye buri cyumweru. Tugira iteraniro, hazajya hacaho imirimo y'Imana myinshi, ubuhamya, ijambo ry'Imana, abavugabutumwa batandukanye. Iryo teraniro ndaribakumbuza rwose kugira ngo mujye murikurikirana, mujye mubana natwe, mumenye imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Nawe waba wumva ufite ubuhamya ushaka kudusangiza, ni karibu watubwira rwose. Nimero yanjye ni 078 53 91 691. 078 53 91 691. Ibiriho ku biganiro byanjye byose cyangwa se ku ndirimbo zanjye, hasi muri komenti indirimbo yanjye ibihari, nako nimero yanjye ibihari. Hanyuma mukomeze no gukurikirana indirimbo zanjye rwose, munkurikire umunsi ku munsi, tubane kugira ngo imirimo y'Imana ikomeze igaragarire muri twebwe. Imana ibahe umugisha mwinshi. IBTV Rwanda turabakunda cyane. Karibu muze dusangire imirimo y'Imana. Amen.